aho gutekereza misiyoloji nk'uko iryo tegeko rihari Yesu yaritegetse abigishwa be. Abantu batekereza kubona abigishwa buzuye mu rusengero, benshi baba ibihumbi. Ikindi kibi kiri aho ngaho, ndetse itorero ry'uyu munsi uko turimo turireba mwene data, ntabwo ariko ryari rikwiye kumera. Ubwenge bwo muri Kristo Yesu nibwo bukwiye kuyobora umubiri. Ikibazo rero noneho, ubwenge bw'isi nibwo bwinjiye, itorero ryarivanze n'isi. Ryimaze kwivanga n'isi, ubuyobozi bwa Kristo Yesu biragoye ko muri rusange, ubusanzwe hari ukuntu itorero rikwiye kuyoborwa na Kristo muri rusange. Hakaba n'ukuntu umuntu akwiye kuyoborwa na Kristo ku giti cye. Ariko kugeza uyu munsi, rwa rufatiro rukomeye rw'Imana, uyu munsi umuntu yarurebera ku muntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi no kubirebera ku giti cye. Ku giti cye. Muri rusange nta torero ririmo rigaragara. Ariko umuntu ku giti cye. Ni gute muri rusange itorero rya Kristo tari kugaragara? Itorero rya impamvu nuko ryabaye ikivange, ryamaze kwivanga n'isi. Icyo kintu utakivuga yaba atakireba. Isi ifite ubwenge bwayo, ifite ukuntu iyobora. Niba rero itorero rimaze kuyoborwa mu bwenge bw'isi, icyo gihe si wa mutwe original uri muyobora, si Kristo uyobora. Ari nayo mpamvu dufite ikibazo. Kristo Yesu mwise pasiteri. Ni pasiteri mukuru. Niwe pasiteri mukuru rwose. Pasiteri majuscule. Le grand pasteur ni Yesu Kristo. Amina. Intego y'Imana ubusanzwe bafite ku mwana w'umuntu ni ukugira ngo asubirane ya shusho yatakariye muri Edeni. Asubirane ubwiza bw'Imana. Nta kundi rero itorero ryasubira mu bwiza bw'Imana ritayobowe na Kristo mwenyewe. Igihe riyobowe n'isi, nta kundi icyo gihe riba ririmo riratakara. Iki kintu Yesu yakoze, igikorwa yakoze ku ntumwa ze akazitoza. Ubona abayobozi b'amadini muri iki gihe nibuza hari n'agace bafite ko gutoza abo bayoboye nk'abantu bashobora kuzatuma, kuko mwari mutubwiye ko icyambere kibabuza ari amafaranga. Ubutumwa buriho uyu munsi ni ubutumwa bwa prosperity. Burimo ubuhanuzi bwinshi bw'ibinyoma bwo kubeshya abantu. Muri iki gihe si benshi bakivuga ibyo batumwe n'ijuru, ahubwo bigeneye ibintu byabo. Basigaye barasubiye inyuma, irabananira kuguma mu mwuka. Isi irabakururira bafata, barayemerera. Noneho kugira ngo bayoborwe n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera, basigaye bayoborwa n'ubwenge bwabo. Ari nacyo gituma ivuga butumwa ry'uyu munsi rifite ibibazo. Bavuga butumwa ubu ni benshi cyane, urababona benshi kuri YouTube, ni benshi. Buriya abenshi uteze amatwi yo mu mwuka, uri kumwe n'umwuka wera, uyobowe n'umwuka wera, uzajya ubatahura. Abavuga iby'ubwenge bwabo n'abayoborwa n'Imana uzabamenya, nibo bakerera. Isura y'itorero igenda ihinduka, ndetse wagira ngo udukiza twabaye twinshi. Kandi by'ukuri agakiza ni kamwe. Bamwe bagenda bakizwa mu bwenge, abandi bagakizwa mu byubahiro, abandi bagakirizwa mu bukungu, abandi bagakirizwa mu bukene. Uyu munsi itorero ry'Imana rifite imitwe myinshi ryikoreye, rifite ubwenge bwinshi bw'isi buri hejuru yaryo. Umutwe wakagombye kuba umwe gusa, ari wo Kristo Yesu. Urufatiro rw'Imana rukomeye rwo rurahari. Ariko umuntu ku giti cye muri rusange, isura y'itorero ry'intumwa ntiboneka. Ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso. Reka dusuhuze nanone mwese abadukurikiye, abakunzi ba AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana muri hirya no hino. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi turabifuriza umugisha w'Imana. Tubwira wowe urushye uremerewe ngo Yesu niwe wenyine wakuruhura, umusange kandi umwegere. Turabwira rero abari mu bigeragezo bitandukanye ngo mwisunge Imana. Yesu Kristo ni igisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose. Uyu munsi rero ntabwo tugarutse twenyine, tugarukanye na Pastor Mazimaka Damas. Pastor, mumeze muti? Turashima Yesu. Twishimiye kandi kubakira kuri AYALONI TV. Murakoze. Muri isanga rwose.
murakoze. Uyu munsi rero twabatumiriye kugira ngo tuganire nk'abantu mufite inararibonye mu birebana n'urugendo rujya mu ijuru, kandi mubimazemo igihe, muzi ibyo mwagiye mucamo byinshi, ndetse mukaba mufite n'umuhamagaro yaba w'ubuyobozi yaba kugisha ijambo ry'Imana, ariko buriya hari inararibonye rikomeye umuntu agiye acamo birebana n'urugendo rujya mu ijuru. Hari ibyo warahuye nabyo, hari abo mwahagurukanye, urabizi ko uyu munsi wahagaze, hari abasengaga, urabizi ko uyu munsi wahagaze, hari abantu bari bafite gukiranuka no kwirinda, uyu munsi ko wahagaze, hari abantu wabonaga badashaka kwiyanduza mu by'isi bagahorana umutima wo gushaka kubaha Imana batirukanka mu by'isi. Uyu munsi byose urabizi kuko ibyo byose muba mwarabitambutsemo, yaba mu myaka mu ruhande rw'umubiri murakuze, ndetse n'agakiza mubimazemo igihe. Uyu munsi twabatumiriye kugira ngo mudufashe, muduhurize ku gakiza k'igihe mwakirijwemo ndetse n'igihe duhagazemo uyu munsi. Mufite irindi nararibonye nanone, kandi turabizi ko murifite mu ijambo ry'Imana ku gakiza k'intumwa muri cya kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane. Mbega abakristo mu kiragiye uko bari bahagaze n'uyu munsi, muraduhuriza mutubwire neza. Mbere yuko twinjira aho rero, mwadufasha tukabanza gusenga kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro. Reka tubanze dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Isiraheli, Imana y'ukuri, Imana ikiranuka, inyembaraga Yakobo, turagushimira yuko wageneye ikintu cyose n'igihe cyacyo. Turagushimiye rero ku bw'aka kanya uduhaye muri iri vugabutumwa ry'uyu munsi, itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2022, kuri uyu mugoroba. Ubihererwa icyubahiro. Kakanya rero turashaka kubona ubwiza bwawe, nasame nawe wivugire, uvugane n'abantu bawe wiremeye bwite, ukabashyira muri iyi si kugira ngo babeho bamenyekanisha ishimwe ryawe. Ubihererwa icyubahiro. Mwuka wera abane natwe cyane, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ya pasa ni karibu rero kugira ngo mudufashe kuri iki kibazo twabatumiriye, kuko turakijijwe ariko ntago tumaze imyaka nk'iyo mumaze mu gakiza. Muba mufite inararibonye, mutwereke ishusho y'agakiza ko mu gihe cya mbere, mu itorero rya mbere, ishusho y'agakiza yo mu gihe mwebwe mwakirijwemo uko byari bimeze, n'ishusho y'agakiza yo muri iki gihe turimo. Mu biduhurize mutubwire niba ubona kuko abantu inyota bari bafite ariko bikimeze. Murakoze. Wenda kugira ngo tuvuge ikigereranyo cy'itorero rya mbere, igihe cy'intumwa n'uyu munsi, ibyo nibyo twagiye dusoma mu mateka, tukabisoma muri Bibiliya, tukareba ukuntu itorero ryatangiye, ukuntu ryari rimeze. Ariko nanone nk'uko wavuze uti ufite inararibonye mu murimo w'Imana no mu nzira y'agakiza, ni koko imyaka mfite mu gakiza ndibaza yuko ikabakaba 37 ndi mu gakiza. Umaze miki. Hanyuma rero wenda reka tubanze duhere ku gihe nakizwaga jewe. Imana yampamagaye muri 84. Muri 84, muri 84 niho Imana yampamagaye. Icyo gihe nari mu gihugu cy'i Burundi, mu itorero rya Pentecote i Bujumbura, ahantu bita ku Ntahangwa. Niho nakirijwe. Ariko ntibyari byoroshye kuko ntarakizwa, nabaga mu mirimo isanzwe yo gutekera abakuru, kuko nari narize n'igikoni cy'Ubufaransa. Icyo bita mu Gifaransa cuisine française. Kugeza aho na premier ministre wa Mobutu anjyana muri presidence kushaka kungira maître d'hôtel wa gouvernement, kandi nagezeyo narimwe neho nari nitwararika inda z'abantu, ariko Imana ntiyabishimye ko nguma muri ibyo.
haje kugera igihe irampindurira iranyihishurira hanyuma kundi rero nakijijwe nta mwana w'umuntu washoboraga kungezaho ubutumwa bwiza kuko nabaga ahantu umuntu umuntu uwo ari we wese atari gushobora kugera. Hanyuma Imana inyereka mw'ijoro nko mu masaha ya 10 za mu gitondo, ndyamye nari nanyoye inzoga zikomeye. Murumva umuntu ukora mu mahoteli, nari maître d'hôtel ukomeye wa conseil exécutif mu Gifaransa niko bavugaga, wa gouvernement, nakira abantu bakomakomeye. Ubwo rero inzoga zo cyane cyane za zindi zikomeye nizo zangeraga mu nda, kuko nibazaga yuko icyo gihe mu bwenge bw'isi nari mfite, kuko ijambo ry'Imana ritari bwanyinjiremwo, nibazaga yuko umuntu anyoye ibintu nk'icyayi n'ibindi byose biryohera nk'umutobe bishobora kunteza inzoka. Ariko rero siko byari bimeze, niko nabitekerezaga, nicyo cyatumaga nywa inzoga zikomakomeye cyane. Ariko rero Imana yari mfiteho umugambi kandi mwiza wo kunshakisha no kunzana mu bwami bw'Imana, mu bwami bwayo. Igihe rero cyarageze, kuko Imana yageneye ikintu cyose n'igihe cyacyo. Ndyamye mu masaha 10 za mu gitondo, mvuye muri boîte de nuit cyangwa se mu tubari tw'ikizungu, nanyoye nuzuye inzoga, nuzuye ibyaha, nuzuye abadayimoni. Kuko umuntu wese ahava akagera utarakira Yesu Kristo mu bugingo bwe abafite ibyaha n'abadayimoni. Hanyuma rero cyo gihe Yesu aranyihishurira. Iyo ngeze aho hantu rero niho njya nibuka ibintu byo kwitondera impano. Y'abantu bavuga ngo neretswe, nahishuriwe, ngo arakijijwe, ugasanga ahagaze kuri izo mpano. Akenshi abantu nk'abo nkunda kubahugura, ni nanjye neretswe ndi mu byaha ndetse nasinze. Kuko icyo gihe mu masaha 10 za mu gitondo Imana yanyeretse nka Kigali yose yabaye nk'inyanja yaka umuriro n'amazuku. Numva ijwi rivugira mu kirere rimbwira ngo abatizera umwana w'Imana bose aboroheje n'abakomeye ni hariya bazajya. Ngo ariko wowe undukigiye ndagukijije n'igewe Yezu. Mbwirwa muri urwo rurimi numvaga navugaga. Ibya Yesu ntabyo narinzi. Ubwo wari umukatolike? Nari umukatolike, nari umunyedini ukomeye. Hanyuma rero numva ijwi rimbwira ngo ndaguhamagaye n'igewe Yezu, ntukigiye hariya, ugomba kunkorera. Amina. Uko rero niko nahamagawe na Kristo Yesu. Na nicyo gituma nta muntu uhari mu isi n'umwe ushobora kunkura mu muhamagaro Yesu yampamagariyemo. Hanyuma rero uhereye icyo gihe natangiye urugendo rwo gukizwa. Ariko Imana kuko ariyo yanyihamagariye, iranjyana ingeza mu itorero rya Pentecote. Mw'ijoro ndyamye niho yo yanyeretse aho njya kwihanira. Ndagenda ndihana, namaze nk'amezi 3 nihana, nibaza ko bitarashira. Kubera yuko nihanye nakiriye agakiza mbikwiriye cyane hageze koko, kuko nari nkwiriye gukizwa, kuko nari ngeze ahantu habi. Hanyuma rero nakiriye agakiza neza muri icyo gihe, kugeza n'uyu munsi ndacyari kumwe na Yesu. Kandi nta kintu na kimwe nirata kuba ngejeje uyu munsi ndi muzima muri Kristo Yesu, nirata Yesu Kristo. Amen. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu Bifilipi kare ngo turushijeho kunesha na Kristo uduha imbaraga. Hamwe n'ibyo rero mwene data, icyo gihe nakizwaga nta bantu benshi bari bakijijwe, kandi abantu bize, abantu batunze ntibari bwatangire gukizwa. Hakirizwaga abantu baciye bugufi cyane, bigaragara kaho ari n'abakene. Kugezaho rero abantu binjiraga muri ibyo by'agakiza barasuzugurikaga cyane. Nanjye najyaga mbasuzugura nkavuga ngo abantu bavuga biriya bya Yesu n'abantu babuze iyo bava niyo bajya,
ni abantu bakennye, ndetse niyo ubonye insengero binjiramwo usanga ari udusengero tupfuye, ntabwo zimeze nk'izacu, zirimo amarangi meza, zirimo amafoto meza, amashusho n'ibiki. nuko ubwenge bwanjye bwambwiraga, ariko icyo gihe nta bwenge nari mfite, kuko iyo umuntu amaze kwinjira muri Yesu Kristo niho aba yakiriye bwenge. Kuko usomye imigani 8 usanga igice cy'8 cyose kitubwira kuri bwenge, kandi uwo bwenge ni Yesu Kristo. Iyo rero turi muri Yesu Kristo niho twakira ubwenge. Na niyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya mbere umurongo wa 30, haratubwira ngo Imana niyo iduha kuba muri Yesu Kristo, kandi ngo Kristo Yesu niwe waduhindukiye kuba ubwenge buva ku Mana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niwe waduhindukiye gukiranuka kuva ku Mana. Icya gatatu, niwe waduhindukiye kwezwa kuva ku Mana. Icya kane, niwe waduhindukiye gucungurwa. Amen. Niwe waducunguye. Nanone kandi rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibice 5 murongo wa 21 haratubwira ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka ku Imana. Amen. Ayo magambo rero nakuze nyarimwo kandi ndayakunda. Nkunda narezwe n'ijambo ry'Imana, ndikuriramwo, kandi Yesu ambera umwigisha mwiza. Mbera umwigisha mwiza. Icyo gihe rero kwemera gukunda ijambo ry'Imana kuri bamwo icyo gihe, kandi nkakunda gusenga, kandi ngashakisha n'uburyo bwo kuzura umwuka wera no kuba mu nyigisho z'abambanjirije mu murimo w'Imana bafite inararibonye mbere yanjye. Kuko buriya mwene data, hari isomo ryitwa inararibonye abateoloji batiga mu mashuri ya teolojiya. Ntaribaho iryo. Nanjye nize teolojiya, ariko iryo somo ntabwo ribamwo. Ahubwo iryo somo umuntu aryigira ku birenge by'abamubanjirije mu murimo w'Imana. Ariko nanone ni ukuba maso. Hari igihe ushobora kwigira ku muntu utarigiye ku birenge bya Kristo, utarigiye ku birenge by'umwuka wera, utarigishijwe n'umwuka wera, ukaba wamukurikira, ukaba uratakaye, ukaba wize nabi, kandi ukaba igikuri mu gakiza, ukaba umunyedini, aho kugira ngo wambare Kristo mu bugingo bwawe ukambara idini. Ibyo rero Imana yarabinkwepesheje, niyinjirira muri Kristo Yesu. Amina. Hanyuma bari umbera umwungeri, hanyuma anyuza mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye rero ni ya yindi unyuramwo muri kumwe na Yesu gusa, udafite ikintu cya kamere utengase, ukajyana na Kristo gusa, wikungumuye ibintu byose, wowe na Kristo gusa karamata. Akakunyuzaho mu nzira, yaba ari mu muriro ukanyura nayo mo nawe, yaba ari mu mazi mukanyuranamo, yaba ari mu ntare ukanyuranamo nawe, ariko kandi akunyuzamo neza, akagucura, akaguhingura, akakugira umusirikari we, akakuzuza ubugingo bw'Imana. Ubwo bugingo bw'Imana bubonerwa mu ijambo rye no mu mwuka wera, akakuzuza ubugingo bw'Imana, maze intego ye yo kugushushanya nawe akazatinda akayigeraho ari uko wabimwemereye. Hanyuma pastor, tukiri aho ngaho, birumvikana ukuntu Imana yaguhamagaye, buryo yakwiyeretse, kandi ni kera muri 84 numva ko hashize igihe kinini. Abantu mwakirijwe rimwe n'abandi wasanze, ukurikije icyo gihe ukubona umuriro abantu bari bawufite mu gukizwa, umuriro bari bafite no kubahagurukaga bashaka Imana,
ni gute wabitugeranyiriza n'uyu munsi? Ubona uyu munsi ariko bikimeze? Ni ukuri ntabwo ariko bikimeze. Igihe nakizwaga kugeza n'uyu munsi maze kubona byinshi mu itorero, maze kubona byinshi no muri iyi si, ndetse abo twakijijwe rimwe benshi baraguye, benshi basubiye inyuma, kunyura muri ya nzira ifunganye byarabananiye. Erega na Yesu baramubajije bati, nyakubahwa, ese abantu barakizwa ku bwinshi? Yabashubije ijambo rimwe, arababwira ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ngo benshi bazifuza kurinyuramo ariko ntibazabishobora. Rero benshi twakirijwe rimwe baraguye, basubiye inyuma pe. Hanyuma rero ariko hagati aho nanone hari bakeya nkibona tukiri kumwe nabo bagihagaze neza, ariko abagiye barakizwa mu gihe cy'imbere nanone nyuma yacu twagiye tubona nanone harimo abakizwa neza, abandi bagasubira bakagwa, nanone abandi bagasubira gukizwa bagakizwa neza, abandi bagasubira bakagwa, kugeza n'uyu munsi urutaro ruracyayungurura, ruracyagosora. Ikindi nashakaga kubabaza, ese mubona ivugabutumwa uburyo ryavugwagamo cyangwa se ubutumwa uko bwavugwaga muri icyo gihe nuko imyaka yagiye iza kugeza uyu munsi, mubona ariko rikivugwa nk'uko mbere ryavugwaga, abantu bavuze ukuri kuzuye? Uko abantu bakizwa bakagenda basubira inyuma, niko n'ivugabutumwa muri bo rigenda risubira inyuma, rihinduka. Igihe cya mbere, igihe cyacu tugikizwa, twari twarinjiye mu Mana neza. Abakomeje kuguma mu Mana neza, Imana yagiye ibigisha neza, Kristo akomeza kubabera umwigisha, bakomeza kuzura umwuka wera kandi bakayoborwa nawo. Hanyuma bakomeje kuvamwo intumwa za Kristo, abigishwa ba Kristo bavuga ijambo ritari iryabo, batigeneye, ahubwo bahawe na nyiraryo. Icyo rero cyatumye amagambo y'Imana mu bavugabutumwa b'icyo gihe akomeza kugira impact mu bantu bayabwirwa, kuko yabaga ari mu bugingo. Ariko abakomereje aho ngaho kugeza n'uyu munsi nibo bagikomeje kuba mu ivugabutumwa nyaryo, kuko bakomeje kuyoborwa n'umwuka w'Imana kandi bakomeje kutega amatwi yo mu mwuka, nyiri ijambo akabaha ibyo bavuga. Ariko muri iki gihe si benshi bakivuga ibyo batumwe n'ijuru, ahubwo bigeneye ibintu byabo, basigaye barasubiye inyuma, bahinduka abagaratiya b'ibipfapfa, niba ari ibipfapfa niba ari abapfu. Hanyuma rero batangiye mu mwuka, mu nyuma birabananira kuguma mu mwuka, isi irabakururira bafata, barayemerera, noneho kugira ngo bayoborwe n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera, basigaye bayoborwa n'ubwenge bwabo. Ari nacyo gituma ivugabutumwa ry'uyu munsi rifite ibibazo, ndetse abavugabutumwa ubu ni benshi cyane, ndetse urababona benshi kuri YouTube, ni benshi. Buriya abenshi uteze amatwi yo mu mwuka, uri kumwe n'umwuka wera, uyobowe n'umwuka wera, uzajya ubatahura. Abavuga iby'ubwenge bwabo n'abayoborwa n'Imana uzabamenya, nibo bake rero kugeza uyu munsi. Ivugabutumwa rero nk'uko wari ubivuze riratandukanye n'irya kera. Tugisubiye inyuma rero, intumwa nazo uhereye muri iriya myaka 40 zigitangira, zitarajya mu butayu ngo zinjire mu itorero
ry'i Roma zigende zijye muri eglise universelle. Icyo gihe mu myaka 40 rwose zari zifite ubuzutse kandi ziyoborwa n'umwuka wera, nta kantu na kamwe bashobora kuvuga cyangwa gukora bigeneye. Ari nacyo gituma n'ibitangaza byinshi byakorwaga, kuko nyiri jambo yahamirizaga amagambo agendana n'abo ngabo n'izo ntumwa. Kugeza rero n'uyu munsi sinavuga yuko birindwi bitapfukamiye Bayali bidahari, birahari, kandi urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Amina. Murakoze. Pase turacyakomeza kuganira. Hanyuma twari turimo kureba, nigeze gusoma ahantu muri Bibiliya, ndumva ari muri Nezirara, nibateze Nehemiya, ndumva ari igice cya 3. Ubwo abadushakira bazaturebere, ubwo Abisiraheli batahukaga bavuye i Babuloni. Icyiciro cya mbere cyajyanye na Zerubabeli na Ezira ndetse na Yoshua, bakajya kubaka. Ngo batangiye kubaka inzu y'Imana. Ariko noneho mu kubaka rwa rusengero rw'i Yerusalemu, ngo bashinga imbago aho zitari aho bega imbago barazigabanya. Ubunini bwarwo barabugabanya barugira rutoya. Barashinga bubaka fondasiyo. Habaye iminsi mikuru, Abalewi, bene Safu, bene Kora ngo baza gucuranga, ngo bahe ibyishimo bikomeye. Ariko ikintu nasomyemo cyanteye ubwoba, ngo abasaza bari bazi imbago z'urusengero rutarasenywa mbere yuko bajya i Babuloni, ngo babonye ukuntu urusengero rugabanyijwe n'uburyo rwubatswemo, ngo baraturika bararira. Mu gihe urubyiruko rwose rwavukiye i Babuloni n'abari bakoze birumvikana, abari bakuriyeyo mu myaka 70 ni myinshi, ngo bo bari kwishima ko Imana ngiye kubakira inzu yabo. Abasaza bazi imbago z'urusengero bararira. Ngo imiborogo yifatanya n'ibyishimo, ngo bananirwa gutandukanya ibyishimo n'amarira. Icyo rero ndashaka kubabaza ni iki. Uyu munsi turabona abantu barakizwa, ni nkuko mutubwiye ndivuga ubutumwa ririmo riravugwa. None murimo muratubwira tuti uko kera byari bimeze kubirebana n'ivuga butumwa byarahindutse, uko abantu bahagurukaga bagakizwa byarahindutse. Iyi shusho tubonye hariya ntago yabihuye n'ibi ngibi urimo kuvuga ko abasaza baba barimo bararizwa nuko agakiza kahindutse. Sumundi agakiza karahinduka. Ikindi, urubyiruko rwo rukavuga ngo uko niko bakizwa, mu gihe mwebwe muzi kera uko byari bimeze. Niki watubwira kuri ibyo? Uvuze amagambo akomeye cyane mwene data. Urumva urubyiruko icyo gihe wenda n'abasore, icyo gihe ntabyo abasaza icyo gihe ibyo bari bazi bo ntibari babizi, kandi bari bazi yuko barimo bakora umurimo mwiza rwose, ariko hari icyo bari bakoze kitishimiwe n'Imana, kandi n'abakuru abo basaza batishimiye. Rero ni ukuvuga ngo n'uyu munsi twebwe abasaza twagereranya n'ayo magambo umaze kuvuga neza. Turababaye cyane, uko bukeye uko bwije ibintu bigenda, isura y'itorero igenda ihinduka, ndetse wagira ngo udukiza twabaye twinshi, kandi bisukura agakiza ni kamwe. Bamwe bagenda bakizwa mu bwenge, abandi bagakizwa mu byubahiro, abandi bagakirizwa mu bukungu, abandi bagakirizwa mu bukene. Ariko ubusanzwe agakiza ni kamwe, kuko Yesu Kristo agakiza gakomokamwo ari umwe. Ntajya ahinduka, kuko Bibiliya iratubwira ngo nta rindi zina munsi y'ijuru abantu bahawe gukirizwamo atari Yesu. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4:12. Icya kabiri,
Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 6 haravuga ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri data atamujyanye. Agakiza rero ni kamwe, utuyobora muri ako gakiza n'umwe, uduha ubugingo bw'ako gakiza n'umwe. Bisobanura ngo igihe tugezemwo ni igihe dukwiye kuba maso cyane kandi kibabaje kw'abantu basigaye bameze nk'aba Bayisiraheli Pawulo yarebaga akabaririra, maze ngo Imana yari yarabahaye amategeko kugira ngo abafashe kureba ko bakiranuka bakagenda nk'uko Imana ishaka, arabananira. Icya kabiri, Yesu Kristo araza, amaze kuza abereka agakiza nyagakiza, nabo ntibamwizera, ngo agakiza kava mu mategeko barakabura, karabananira. Kwizera Yesu Kristo nabyo birabananira, ngo kubw'ibyo batangira kwihangira gukiranuka kwabo kutariko, ngo kubwo kutamenya gukiranuka ibyo ari byo. Nuno munsi rero mfite ubwoba kw'abasore b'iki gihe n'inkumi, urungano rw'iki gihe rwibaza yuko rurimo rurakizwa ariko rutarimo rurakizwa by'ukuri. Noneho bagahinduka abanyedini, bakanezererwa n'idini, bakambara idini aho kwambara Kirisitu, kandi bakananirwa kuryoherwa n'imigisha yo mu buryo bw'umwuka yose twaherewe muri Kirisitu Yesu. Icyo gihe rero barihumuriza, n'ababigisha benshi usanga ndetse bari hasi yabo ngabo, ugasanga umwigisha arabuze n'umwigishwa arabuze, bose bari nk'impumyi. Icyo gihe rero urabona yuko bibaye ikibazo mwene data muri iki gihe. Abasaza mukaba murimo murari. Abasaza iyo tubireba rero nta kindi twakora, turapfukama tugasenga, tukarira, tukaborogera Imana yonyine gusa, kuko ni umuntu abonye imvura imanutse y'amahindu irimo urubura igomba kusenya, kumanuka no kwica ibintu hasi, nta kindi wakora. Ntabwo wafata iyo mvura ngo uyisubize mu kirere, ahubwo umunyabwenge afata igitiyo, agafata ipiki, akabanza noneho agacukura imifurege, imivu ikanyuramo kugira ngo inzu idasenyuka. Ibyo natwe nibyo dukora, ariko kandi ntabwo dufite ishyaka ry'itorero cyane kurusha nyiraryo. Araribona itorero, kandi rero ni hahandi twavuze ngo urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze. Umwuka w'Imana nubwo abigisha babura, hanyuma rero bakigisha inyigisho zidahumetswe n'umwuka wera. Umwuka wera afite ukuntu arimo atoranya, arimo yigisha abantu akabahindura umubiri wa Kirisitu, ndetse ubu ngubu arimo aregeranya umubiri wa Kirisitu Yesu, nk'uko Mose yegeranyaga Abisiraheli abajyana mu gihugu cy'isezerano, ndetse itorero yari ayoboye ngo rikitirirwa umubiri wa Mose. Hari n'umubiri wa Kirisitu. Umubiri wa Kirisitu rero, ndetse hakaba n'umubiri wa cya gikoko, ariko umubiri wa Kirisitu niwo tuvuga. Ikihe gikoko pastor? Igikoko ni ya nyamaswa, ya nyamaswa Bibiliya irayivuga mu byahishuwe. Ntabwo uyu munsi ariyo twagambiriye kuvugaho cyane, ariko irimo irakora. Amayoberane yayo, umwuka wayo urimo urakora cyane. Pastor, utumye nifuza ko tuzaganira ku mayoberane y'iki gikoko, uburyo umwuka uri gukora. Wenda ikindi gihe tuzagera igihe tubivugaho, ariko igituma itorero ry'Imana ririmo rizungazunga muri ubu buryo, ni ya mayoberane nyine ya nyamaswa arimo akora. Hanyuma rero iyo agusanze mu isi udahagaze muri Kirisitu Yesu, arakwifatira nyine
akagutegura agutegura kugira ngo ube umubiri wayo w'iyo nyamaswa, kuko inyamaswa irimo irategura umubiri wayo izajyana nayo muri Gehenomu, na Kristo nawe arimo arategura umubiri we ariwe uzavamwo umugeni we agomba gutahurukana mw'Ijuru. Mose nawe yari afite ririya torero ryo mu isezerano rya nyuma mu butayu, Isiraheli. Hanyuma rero iryo ryitirwaga umubiri wa Mose. Harimo bamwe bageze mu gihugu cy'isezerano bavukiye mu butayu, harimo n'abandi bahagurukiye muri Egiputa, bari bagifite kamere zo muri Egiputa, bifuza bafite irari ryo muri Egiputa, abo bapfiriye mu butayu, ibyo urabizi. Ariko abavukiye hariya mu butayu bo ibyo muri Egiputa ntabyo bari bazi, bo bibajije yuko ari uko nyine bimeze bisanzwe bagomba kubimenyera, kuko babivukiyemo babikuriramo, bakomeza kuyisumeta kuri ibyo, bakomeza kubyihanganira, bagera mu gihugu cy'isezerano. Tukiri aho pastor, hari ukuntu mu kanya uvuze ukomoza ku birebana n'abantu banze kwimika Kristo ahubwo bakimika idini. Nicyo kibazo numva nshaka kubabazaho. Nk'abantu mumaze igihe kinini cyane mu itorero, mwabonye ivugabutumwa ryo muri bihe byanyu, n'abantu uburyo bari bafite ishyaka ryinshi n'uburyo Imana bahagurutsaga bakavuga ubutumwa bwiza, ari naho Pentecote y'u Burundi igeze hariya. Ni uruhe ruhare mubona muri iki gihe amadini afite ukwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku mpera y'isi, bwihute bugere ku mpera y'isi? Ikindi, ni uruhe ruhare mubona amadini yaba ari kugira cyangwa yagize mu gukumira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana? Kubera ko ubona abantu bicara imbere ya pasere bakakubita imyaka 5-10, wa muntu ataraguruka ngo ajye guhindura nibuze umuntu umwe. Aha ni iki mwadusobanuramo umubona uruhare bagizemo kuri ibyo bintu bibiri? Urumva rero ikibazo kiriho uyu munsi ni bya bindi twavugaga ngo iyo umuntu atemereye Kristo Yesu kwamuyobora, atemeye kwaba umubiri wa Kristo Yesu, ngo Kristo Yesu nawe amubera umutwe, icyo gihe uyoborwa n'isi. Waba uri umuyobozi w'itorero uyoborwa n'isi. Ibyo ubwenge bw'isi rero nibwo ugabura mu itorero, aho kugabura ubwenge bwa bwenge ari we Kristo. Uyu munsi itorero ry'Imana rifite imitwe myinshi ryikoreye, rifite ubwenge bwinshi bw'isi buri hejuru yaryo, nyamara umutwe wakagombye kuba umwe gusa, ari wo Kristo Yesu. Kuko Bibiliya iratubwira, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso, igice cya mbere umurongo wa 22 n'uwa 23. Reka dusome. Aratubwiye ngo, kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Amen. Ubundi itorero ry'uyu munsi uko turimo turireba, mwene data, ntabwo ariko ryari rikwiye kumera. Niba Bibiliya itubwiye ngo Imana yahaye Yesu Kristo byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, icyo ni kimwe. Ibyari ibya data byose ngo yabihaye Yesu, ikiruta byose ngo imuha itorero ngo ribe umubiri we, ngo ribe umubiri we ushyitse, ariko nawe ngo aribere umutwe usumba byose, ngo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Aho hantu twahasobanura gute? Twahasobanura gutya, ni ukuvuga ngo data wa twese niwe mutwe wa Kristo, na Kristo akaba umutwe w'itorero, itorero rikaba umubiri wa Kristo. Muri make ntihari hakwiye kubaho diferanse, itandukaniro rya Kristo n'itorero rye. Kristo ni uwera, itorero rigomba kuba iryera. Umubiri wa Kristo ni ukuvuga ngo ukwiye kuba uwera nk'uko na Kristo umutwe w'umubiri yejejwe. Ubwenge bwo muri Kristo Yesu nibwo bukwiye kuyobora umubiri.
ikibazo rero noneho ubwenge bw'isi nibwo bwinjiye, itorero ryarivanze n'isi. Ryimaze kwivanga n'isi, ubuyobozi bwa Kristo Yesu biragoye ko muri rusange, ubusanzwe hari ukuntu itorero rikwiye kuyoborwa na Kristo muri rusange, hakaba n'ukuntu umuntu akwiye kuyoborwa na Kristo ku giti cye. Ariko kugeza uyu munsi rwa rufatiro rukomeye rw'Imana, uyu munsi umuntu yarurebera ku muntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi no kubirebera ku giti cye, ku giti cye. muri rusange nta torero ririmo rigaragara. Ariko umuntu ku giti cye niwe ukwiye kwimenya, akamenya by'ukuri niba ari umubiri wa Kristo, akamenya by'ukuri niba amatanye na Kristo. Pase ihangane gato ngo subirishe inyuma gato. Ni gute muri rusange itorero rya Kristo tari kugaragara? Itorero rya impamvu nuko ryabaye ikivange, ryamaze kwivanga n'isi. Icyo kintu utakivuga yaba atakireba. Ryamaze kwivanga n'isi, kandi isi ifite ubwenge bwayo, ifite ukuntu iyobora. Niba rero itorero rimaze kuyoborwa mu bwenge bw'isi, icyo gihe si wa mutwe original uri muyobora, si Kristo uyobora. Ari nayo mpamvu dufite ikibazo. Wigeze kuvugaho abantu kubatizwa mu mwuka wera muri iki gihe biragoye. Kubera iki? Nta wundi ugomba kukubatiza mu mwuka wera keretse uwo mwamaze kumatana nk'umubiri we, nawe akakubera umutwe. Ni Kristo Yesu pasiteri wenyine ugomba kukubatiza mu mwuka wera. Bisobanura ugomba kukuzuza ubugingo bw'Imana. Kristo Yesu mwise pasiteri. Ni pasiteri mukuru. Niwe pasiteri mukuru rwose. Pasiteri majuscule. Le grand pasteur ni Yesu Kristo. Amina. Noneho rero igihe rero Yesu Kristo akubereye umutwe ukamubera umubiri, mukamatana nawe. Ndetse hari irindi jambo nagiraga ngo umfashe twongeze ryuzuzanye na ririya twasomye mu Befeso. Irindi jambo riri mu Bikorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, ibice 6. Ibice 6 umurongo wa 17. Hanyuma ugasimbuka nanone ukajya kuri 19 ukageza kuri 20. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, ibice 6 umurongo wa 17. 17 usoma umurongo wa 17 wonyine, hanyuma umanuke ujye kuri 19 ugeze kuri 20. 17 haravuze ngo ariko wifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe. Umurongo wa 19 rongeho na 20. Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo uwifatikanyije na Kristo Yesu wese ababaye umwuka umwe nawe. Ari nacyo gituma Paulo akomeza kuvuga mu Bifilipi 2 umurongo wa 5 havuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mu kuvuga ngo mugire kamere nk'iya Kristo Yesu. Kuko twebwe twari twarapfuye twishwe n'ibyaha n'ibicumuro byacu. Ariko Imana kubwo urukundo yadukunze iduha Yesu Kristo, kugira ngo muri we tuhahererwe ubugingo buhoraho, kugira ngo muri we umwuka wera tuzurire muri we, tuvuke ubwa kabiri, tube ibyaremwe bishya. Ntitube tukiyobora twebwe ubwacu, kuko ntitukiri abacu ngo twigenge, ahubwo turi umwe na Kristo, turi umubiri wa Kristo Yesu. Rero nase intego y'Imana ubusanzwe bafite ku mwana w'umuntu ni ukugira ngo asubirane ya shusho yatakariye muri Edeni, asubirane ubwiza bw'Imana. Nta kundi rero itorero ryasubira mu bwiza bw'Imana ritayobowe na Kristo mwenyewe. Igihe riyobowe n'isi, nta kundi icyo gihe riba ririmo riratakara. Niyo mpamvu rero tugomba gusenga cyane kugira ngo Imana yifatire ubuyobozi bw'itorero, isubire
risubire ku rufatiro nk'urw'intumwa. none pasite ubwo ibyo tubwiye aba ariyo mpamvu nta bamisiyoneri, kuko mu bintu nifuza nashaka kudusobanurira ni uburyo abantu bahagurukanaga ubutumwa bakabujyana, ariko uyu munsi ubona amadini yarafasha abantu ku buryo nta bantu ubona bahaguruka ngo bajyane ubutumwa, ku buryo bashobora kwambuka mu bindi bihugu. Hano muri Afurika dufite ibihugu byinshi bifite abantu bataramenya Yesu. None umuntu aricara imbere ya paseri, imbere ya bishop, imbere y'umuyobozi runaka w'idini, agakubita imyaka 5, 10, 15 atarahaguruka, utanamubwira ngo nibuza agenda ufata umuntu nk'umuhindura akizwe. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo yaba ari kuba icyo kintu kitabaho, nta bamisiyoneri baboneka ngo bajyane ubutumwa bwiza, yaba ari cya kintu tubwiye ngo nta toro rigaragara muri rusange Yesu yakayoboye, ubu ni umuntu ku giti cye. Mwene data, Yesu amaze kuzuka yabwiye abigishwa be ati dore nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. Aho ni Matayo 28:18, 19 ngo abaha uburenganzira ni ngo mugende muhindure abantu bose bo ku isi kuba abigishwa ba Kristo Yesu. Abigishwa abamwizera babatizwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Yego. Kandi abaha itegeko rivuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi nimwabishyira mu bikorwa nzaba ndi kumwe namwe iteka ryose kugeza ku mperuka y'isi. Ni ukubera iki? Icyatumye babishyira mu bikorwa bakatanga ubutumwa bakabukwiza ku isi kugeza n'uyu munsi bukaba bwarageze iwacu, nuko bakomeje kugira ibanga ryo kwitondera ijambo ry'Imana. Sase na Yesu aravuga ngo unkunda nimwankunda muzitondera ijambo ryanjye, nanjye nzabaha umwuka wera, kandi ngo Data azabakunda namwe, kandi ngo azaza nanjye nze tubane namwe. Hanyuma rero habeho ubuyobozi. Niyo mpamvu abigishwa ba kera, intumwa za kera n'abamisiyoneri bagiye batuzanira ubutumwa bari bagihagaze neza muri Kristo Yesu, bakayoborwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera, batitaye ku mafaranga, batitaye ku buzima bwabo, muri make bemeye gukurikira Yesu muri ya nzira ifunganye. Aho rero nicyo cyatumye bagera ku ntego ya Kristo. Ikibazo rero uyu munsi gihari nuko nta kwemera kunyura mu nzira ifunganye. Abantu basigaye ubuyobozi bw'itorero busigaye bukorerwa mu bwenge gusa. Abantu ntibashobore kuzura umwuka wera ngo habeho misiyoloji. Noneho rero icyo maze kubona mwene data nuko aho gutekereza misiyoloji nk'uko iryo tegeko rihari Yesu yaritegetse abigishwa be, abantu batekereza kubona abigishwa buzuye mu rusengero. Benshi babi ibihumbi. Ikindi kibi kiri aho ngaho, ndetse ntibitirirwe Kristo, bakitirirwa umuyobozi, umuntu ku giti cye. Ntibitirirwe Kristo Yesu, bakitirirwa umuyobozi. Deja riba ryamaze kudeviya, riba ryabaye iry'uwo muyobozi nyine. Kandi n'ubwenge bw'uwo muyobozi niryo nibwo buyobora icyo gihe. None si icyo gihe bagenda bagakwira hirya no hino gute mu isi bayobowe nande? Umwuka wera se niwe bayobora? Umuyobozi se uyobowe n'umwuka wera yabahaye ubwo bwenge, yabahaye iyo nzira, abaha n'ubushobozi? Kuko abantu barashaka amafaranga menshi gusa, ubutunzi bw'isi, abantu babe benshi bagira amafaranga menshi, ndetse amafaranga urabona ko yabaye ibigirwamana mu itorero. Ubwo amafaranga uvuga urashaka kuvuga amaturo n'ibyo. Amaturo ni icya-10 n'ibyo byose nyine. Nibyo gusa. Niyo mpamvu babirundanyirizaho badashaka kubafasha ngo babatume. Amafaranga ya misiyoloji se yavaye? Yavaye. Amafaranga ya misiyoloji icyo gihe ntabwo yaboneka, kubera yuko akoreshwa nk'uko abayobozi babitekereza. Babitekereza. Ariko abamisiyoneri babaga bayobowe kera n'umwuka w'Imana ntabwo bitaga ku buzima bwabo, ahubwo bitaga ku buzima bw'abandi. Uyu munsi ni ikintu cyitwa egoisme cyangwa kwikunda gisigaye kiri mu itorero. Hanyuma rero kugira ngo icyo kintu kizaveho, nta kindi cyagikuraho
keretse uwiteka wenyine amanutse kubw'amasengesho abera b'Imana basenga, kubw'urukundo Imana ubwayo na Kristo bakunda itorero, ibyo ari byo byose umugambi w'Imana mu itorero ryayo ntabwo uzahagarara. Pastor, hanyuma ikindi navuga shaka ko mudusobanuraho, Yesu aza mu isi yatoranyije babigishwe 12 bamaranye imyaka 3, hari nabo byavuga ko yarengejeho nuko babikize mu mburugu gice. Arabatoza, baramumenya neza, arabatoza bien kugeza ubwo abonye ko urwego bageze hari rwo kubatuma, kugeza ubwo abasabye no kumutegereza akabanza akabaha imbaraga zibashoboza. Uyu munsi tubona ko umuyobozi ufite itorero ayobora yakabaye ari ambasaderi wa Kristo mu gufasha abantu, nawe akabatoza ku by'Imana yamuhaye, kugira ngo namara kubatoza nawe ababwira ati rero muze mbasengere mugende. Ariko mu uruhande rumwe mutwiritse ko bwo kugira ngo bagende barabirundanyirizaho. None ubona iki kintu Yesu yakoze, igikorwa yakoze ku ntumwa ze akazitoza, ubona abayobozi b'amadini muri iki gihe nibuza hari n'agace bafite ko gutoza abo bayoboye nk'abantu bashobora kuzatuma, kuko mwarimu tubwiye ko icyambere kibabuza ari amafaranga, ku buryo misiyoloji itabaho, amafaranga barayigumanira. Ariko n'ubuyobozi bw'umwuka wera, n'ubuyobozi bw'umwuka wera. Ikindi, ese mubona nibuza iki kintu bajye bakigeraho cyo gutoza abantu ngo babigishe, kuko bavuga ati tubatoze tubigishe kugeza ubwo bagira kuri level yo kuba bajyana ubutumwa, icyo kintu hari icyo mwamubona mu madini atandukanye? None se mwene data mbajije ikibazo nanone gikomeye. Ariko muri aya madini yose kuva wakira agakiza, ni uwe muntu urabona avuga ijambo nk'iryo Pawulo yavuze? Iryo jambo ngire nkubwe, Pawulo yaravuze ngo munyigireho, ngo mugere ikirenge, mu rwandiko yandikiye itorero ry'i Korinto, ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye ngigera muri Kristo, ngo nabambanywe na Kristo, nubwo mundeba sijya uriho ariko ni Kristo uriho. Ibyo nkora byose mbikora nizeye Kristo Yesu unyobora muri jyewe. Ibyo ngibyo urabibona ntabwo bigaragara. Uyu munsi ntabwo bigaragara. Kunyura muri iriya nzira ifunganye, ubutumwa buriho uyu munsi ni ubutumwa bwa prosperity. Ni ubutumwa bwa prosperity burimo ubuhanuzi bwinshi bw'ibinyoma bwo kubeshya abantu. Urumva abantu bakabizeza gusa kuba ahantu hamwe no gutanga amaturo no gutanga icyacumi no kubaka insengero, bigahagarara aho ngaho, ariko bataragira viziyo y'umubiri wa Kristo. Ya misiyo yo kujyana ubutumwa, ya misiyo yo kujyana ubutumwa iri muri bimwe biranga viziyo y'umubiri wa Kristo. None pastor, ko nkuko mumaze kutwereka muri murongo muri Matayo 28 umurongo, ndavuga ku murongo wa 19 ngewe, aho Yesu yasoje avuga ngo nimuramuka koko musohoje iyo misiyo mbahaye yo kugenda, nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Niba abantu bavuga ngo barakijijwe bakaba batasohoza misiyo ya Yesu yo kugenda, kandi Yesu agaragaje ko bari kumwe nabo, ariko ko bari muri ya misiyo yo kugenda ngo bajye guhindura abantu, ubwo Yesu yaba ari kumwe n'abantu niba bate gusoza misiyo yabo, misiyo ye plutôt? Reka nkubwire mwene data, Yesu ntabwo akorera mu masantima. Icyo ni kimwe. Yesu ntakorera muri kamere z'abantu. Igihe cyose umuntu uwo ari we wese, umuyobozi uwo ari we wese uzaba akorera muri kamere ki, mu bwenge bwe, mu masantima ye, ntabwo azaba akorana na Kristo aho yaba ari hose. Icyo gihe rero hasigaye gusa ko itorero ry'Imana Yesu wenyine ari we ugumana responsabilité yaryo, nubwo byitwa ngo abayobozi baba bahari. Ariko kuko umuntu wese azabazwa ibyo yakoze byose akiri mu mubiri. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ugiye kureba wasanga ahari hari abandi ba Yesu barimo bakorera, ariko Yesu ni umwe. Karagiterisitike ya Yesu ni imwe, ni ukwera, ni ugukiranuka, ni ukubaha, ni ukumvira, kandi agahesha Data twese icyubahiro. Kandi itorero yatumwe
akaba ari ryo yitwararika cyane akaryeza nsomera Abefeso ibice 5 umurongo wa 25 ugeze kuri 27. bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishyire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Amen. Ndagira ngo mbabarire uhuza ayo magambo maze gusoma n'Abikorinto ba 2 ibice 11 umurongo wa 1 ugeze kuri 5. Icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi utababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. Ariko jye ko mutanyihanganira ni ikibazo. Kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Komeza 12 ugeze kuri 15. 12 yaravuze ngo ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora, kugira ngo nkure urwitwazo ku bashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya, bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Basi urumva rero ntibigutangaze, turacyakomeza kuvuga ngo urufatiro rw'Imana rukomeye rwo rurahari. Ariko umuntu ku giti ki muri rusange isura y'itorero ry'intumwa ntiboneka. Urabona yuko Pawulo nawe yararebye mu Bikorinto asanga harimo ubuyobe, harimo intumwa za Satani, intumwa z'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma. Iyo bavuga abahanuzi b'ibinyoma ntabwo ari bariya gusa bahanura mu mwuka ngo Imana iravuze gutya oya, gutanga ijambo ry'Imana mu bwoko bw'Imana ritarimo ubugingo, utarihawe na nyiraryo, ukababeshya ukabukubita igipindi gusa, bakabaho ngaho bakitera hejuru bagasenga, hanyuma ukababwira ko bafite amasezerano, ejo n'ejo bundi bazajya mu ijuru, nyamara utabayobora mu ijuru nawe ubwawe utaramenya inzira y'ijuru. Ariko ibuka Yesu yabwiye Nikodemu, umuntu wayoboraga abandi kujya mu ijuru mu idini, aramubwira muri Yohana 3 ibice 3 umurongo wa 3, avuga ngo nukuri umuntu utavutse ubwa kabiri. 3 honyine aravuga ngo ubwa mbere ngo ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Icya mbere nuko ubona ubwami bw'Imana. Kuri 5 utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira. Bamwe rero bari mu itorero babona ubwami bw'Imana ariko batarinjira. Ngiki kibazo, batarinjira. Kugira ngo winjire nuko wezwa n'amazi, nukuvuga ngo ukinjira mu mubatizo wo kwihana, ukihana ugasubira ukinjira mu mubatizo w'umwuka wera, kandi cya 3 ukayoborwa n'umwuka wera, kandi ukaguma muri Kristo. Aho ngaho niho rero winjira mu buyobozi bwa Kristo. Kandi itorero wayobora ryose waba uriyobozwa na Kristo, uyobowe na Kristo. Kandi ni ukuvuga yuko ibya Kristo nibyo byajya mu itorero, ubugingo bwa Kristo nibwo bwajya mu itorero, niho ubona isura y'itorero. Ariko kugeza uyu munsi ntabwo ari uko bimeze. Abantu basubiye inyuma, abayobozi bamwe basubiye inyuma, simvuga bose, nunyumva ntanyumve nabi, ntabwo ari bose, ariko muri rusange benshi ntabwo bakorera muri gahunda y'umwuka wera. Ntabwo bemera kunyura mu nzira ifunganye, ntabwo bemera kuba amatabaza, ntabwo bemera kuba umunyu w'isi, ntabwo bemera kuyoborwa n'umwuka wera.
ahubwo bagende bera imbuto z'umwuka wera. Mwene data ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Hanyuma pase turasatira gusozo. Mu gusoza tuganira ibintu byinshi, aho tubonye ko itorero ryo mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya kane, ndetse namwe igihe mwakirijwe, haba kubirebana no gukizwa n'agakiza hari impinduka, kubirebana n'ivugabutumwa habayeho impinduka byasubiye inyuma, kubirebana n'imiyoborere y'itorero no gufasha abantu ngo tubatoze bagende mu ivugabutumwa bajye kwamaza ubwami bw'Imana, nabyo bisa nkaho byahagaze, abantu bari kwirundanyirizaho abantu. Ni iyihe nama wagira abayoboke b'amadini atandukanye? Ni iyihe nama wagira abayobozi b'ayo madini? Inama nagira abayobozi b'amadini ndetse n'abayoboke, nagira ngo yaba umuyobozi yaba uyoborwa, imbere y'Imana bose ni bamwe. Imana irabakeneye. Imana iranezezwa nuko abantu bapfa bapfira mu byaha. Ubu abantu benshi barimo bivuruguta mu byaha cyane, kandi ngo bakanakorera n'Imana, bikitwa ngo n'abakozi b'Imana, kandi batabana nayo. Nagira ngo nkubwire ngo gukorera Imana ntibisimbura kubana nayo. Mbere na mbere tubanze twimenyereze kubana n'Imana. Cyo ni icyambere. Imana iguhindure, impindure, iduhindure, idusubize mu mwanya wacu ishaka, umuntu wese mu mwanya we. Bibiliya iratubwira ngo mu Bikorino ba mbere ibice 7:24 hakatubwira ngo bene data, ngo umuntu wese abane n'Imana ameze uko yari ameze agihamagarwa, nta guhindagurika ng'uruvu. Oya, tugomba rero, icyo nagira inama abayobozi n'abayoborwa, buri muntu wese nasubire ku rufatiro. Urufatiro yemera ace bugufi, ashakisha Imana hakiri kare, ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mu mwambaza akiri bugufi. Niko muri Yesaya 55 havuga. Pasa, murakoze cyane, turabashimiye cyane ku bw'iki kiganiro cyiza mutugejejeho, kandi ndibwira ko twungutse ibintu byinshi ku bari badukurikiye. Nanjye ubwanjye mba nyoboye ikiganiro, buriya mfashwa kurenza ahari abagikurikiye, mba nafashijwe byandenze. Turabashimira rero kubwo kutuganiriza kandi mutwereka ishusho y'itorero ko rikwiye kuba rimeze, ko nyiraryo atajya ahinduka, rigomba gusa na nyiraryo. Hanyuma mu gusoza mwadusengera Imana. Murakoze, kandi natwe turabashimiye. Yego Data wa twese wo mw'Ijuru, Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ya Isiraheli, turagushimiye rero ko ijambo ryawe muri twebwe riri muri twebwe rikomeza kugwira ku bwawe Yesu Kristo, kandi n'umwuka wera gakomeza kubana natwe kugira ngo dushobore kugukorera Mwami bitari muri kamere kacu, ahubwo tuyobowe nawe n'ijambo ryawe n'umwuka wera. Reka rero ubwami bwawe bukomeze bwumvikane muri iki gihugu cyacu, bwumvikane muri iyi si, ubwami bw'imbaraga, amahoro no gukiranuka no kwishimira mu mwuka wera byumvikane mu itorero ryawe, kandi ijambo ryawe ryumvikanye muri aka kanya, rikurikirane n'uryumvise wese, rikomeze rikore icyarizanye, rimutunganye. Icyifuzo cyacu nuko Mwami dusubira ku rufatiro rw'Agakiza, tugashinga imizi kuri Kristo, tukubaka ku rutare, ntitwubake ku musenyi, ntitwubake ku bantu, ntitwubake ku bintu, ahubwo tukubaka kuri Kristo Yesu, ari we fondasiyo y'Agakiza. Urakoze kubyumvise Mwami, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu tubisabye, amen. Reka dushimire abari bakurikiye iki kiganiro, tubasaba gusharinga ubutumwa, kandi niba ufashijwe kora kuri like kugira ngo turusheho kugira imbaraga, twumva ko ubutumwa bwiza tubagezaho bubafasha. Hanyuma ubwire inshuti zawe uti mukore subscribe kugira ngo mukomeze gukurikira ibiganiro, kandi turabwira ngo mugire ibihe byiza. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe.